navutse nsanga nta maboko mfite nuko navutse yego ntabwo nakagize ibibazo mfite umuryango ariko mu by'ukuri ndibana nta muryango yitaho ntawe kuva nashakana nawe nahuye n'ibibazo bijyanye n'imitungo mbona ko akenshi nta rukundo rwari rurimo urebye byari nk'imitungo yikurikiraniye byanjye byose bipfusha ubusa birarangira nabanje no gutura buriya mu mujyi wa Muhanga niho namushakiye ngo naje gufata n'umwanzuro wo kwigendera kubera agahinda k'ibyo ngibyo maze kugenda rero bimwe mu byanjye n'umukuru w'umudugudu arabifite naramureze turaburana mu kagari ku murenge hari n'umuyobozi waje w'akarere ariko bampindura bonyine ababyeyi ndabazi bariho yego uracyabafite bariho kubera iki bakujyanye kwa sogokuru wawe byandi by'imiryango nyine ubwo byo gudahabwa agaciro nk'umwana ufite ubumuga salute tutaragente ndabasuhuje mwese bantu Kemi Vedete Up TV mwe mundeba kuri Up TV Up Rwanda Radio TV reka tubasuhuze aho muri hose tubashimira ko mugenda mubana natwe ndetse n'umusanzu mugenda muduha aha niho wasanga amakuru agiye atandukanye tukagenda tujya mu nguni zitandukanye za sosiyete yacu tugenda tujya mu nguni zitandukanye za sosiyete yacu tugenda tureba ubuzima uko bwifashe bityo tukakugezaho amakuru reka tugushimire nawe umusanzu uduha ushobora gukora like subscribe cyangwa se ugasharinga ariko icyo tugendereye nyamukuru ni ukuganira n'abantu tukamenya uburyo ubuzima bwifashe hirya no hino mu gihugu uyu munsi rero twabashije gusura umugabo ni umugabo ufite ubuzima bwihariye umugabo w'umuhanga cyane twavuga byinshi ariko tudatinze reka tubanze tumuhe umwanya atwibwire. Murakoze nitwa Mpayimana Emmanuel abantu b'umudugudu wa Buhoro kagari ka Nyarunyinya umurenge wa Cyeza mu majyepfo. Mpayimana Emmanuel yego Emmanuel tukugezeho kugira ngo tukuganirize ari interview yawe nabonye ahantu numva ngize amatsiko yo kuvugisha yego kuko uri multi-skilled nubwo ufite ubumuga ariko ushobora gukora ibintu byinshi cyane yego tunyuriremo rero n'ibyo wabonye hari bansuye koko nibyo bansanga hano mu rugo ubwo twaraganiriye bambaza n'ibyo nshobora gukora ibyo nashoboye gukora wenda hari bazanye imodoka nashoboye kuyitwara ubasha gutwara imodoka yego nshobora kwandika nshobora gukora uturimo duto dushobotse n'ibirenge wandikisha ibirenge yego hanyuma hari nabonaga uvuga ko wabaye mu Butaliyani yego wabaye mu Butaliyani igihe kingana iki wabaye imyaka 10 ngaho rero tubwira amateka yawe no mu Butaliyani kuki wavuyeyo byagenze biti wagiyeyo gute uvayo gute kuki utigumiyeyo yego nivyo Butaliyani nagize namenyanye n'Abataliyani ndi umwana baramfasha kwiga amashuri ya primaire ngeze mu yisumbuye naje guhura n'ikibazo cyo kurwara akaguru nakoreshaga nanirwa ubu gakoresha no kugenda mu rwego rero banjyanyeyo kugira ngo bamvure akaguru ngeze barakavura karakira ubwo mara imyaka 10 nyine tubana mu buzima busanzwe banyigisha n'ibindi n'ibyo ngibyo naho no gutwara n'imodoka naho nabyigiye ubwo biba ngombwa ko ngaruka igihe kigeze. Wagiyeyo ryaruvayo ryari? Nagiye muri za 95 na kane gutyo ngaruka mu 2003.
ubwo warangije primaire na secondaire gusa? oya hano nize tronkomi inaha mu Rwanda, ubwo mpita ndwara nyine njya hanze, niho nakomereje banyigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga n'utundi turimo dusanzwe dutoya. Mu bijyanye n'ikoranabuhanga ubu washobora gukora nk'ibiki? ushobora nko kwandikisha mudasobwa, ibintu bijyanye na mudasobwa nibyo nakoraga, gusa aho hari ikoranabuhanga byumvikane ko nta mbaraga nyinshi byansabaga ko nari mfite mudasobwa ngomba gukoresha n'umunwa, nkayibwiyeho amabwiriza nayo ikamfasha mu mirimo nkeneye. nta mu Rwanda urebye iyo sisiteme ntayihari, nicyo kibazo nahuye nacyo. Gukoresha mudasobwa n'umuntu. Hanyuma ubu wavuyeyo uvayo uzi Igitaliyani neza? Yego. Ubu uzi kugikoresha neza? Ngaho tubwireho nko gusuhuzanya. Suhuzanya gitondo cyangwa usuye n'umuntu wamubwira ngo buongiorno, mwaba wamuhuye hari nk'inshuti yawe ukaganira come stai, dove vai, mukavugana byinshi. Gusezera uramubwira ngo ciao, n'abakoresha arrivederci, bagenda bakoresha bitewe n'umuntu muganira uburyo muziranye. Yego. Ngaho reka nguhe nk'akazami k'Igitaliyani. Yego. Reka ngaho suhuza abantu bakurikiye Up Rwanda TV, Up Rwanda Radio TV. Bati ndabasuhuje, nishimiye kubana namwe mu Gitaliyani. Tutte la gente che vedete Up Rwanda Radio TV, sono saluto. Mi fa bene a sentire la mia notizia a voi, perché c'è tutti che hanno un momento di dire questa parola, davvero un momento di parlare con questa cosa, perché non c'è tempo, nessuno che riconoscono. Allora io dico a Dio grazie perché voi venuto qui a salutarmi, grazie. Aho ngaho sinamenye ibyo uri kuvuga kubera ko ntabwo nyizi pe. Aho ngaho ndaraye, ubwo dusobanure nk'akajambo ku kandi twumve. Nari mvuze ko uvuge mu Gitaliyani no mu Kinyarwanda. Mvuze ni wongerejwe. Ti saluto tutta la gente, ndabasuhuje mwese bantu che mi vedete a Up TV, mwe mundeba kuri Up TV. Io dico che ho un momento di dire a voi che grazie a Dio, ngiye ndavuga ko uyu mwanya ari uwo gushima Imana kuko ndeba kuri televiziyo, perché c'è tanti gente che hanno bisogno, hanno aiuto, hanno voglia di aiutare. Hari abantu benshi bafite ibibazo, bakeneye gutabarwa, bakeneye wabageraho, ma non c'è momento di essere venire perché non c'è nessuno che riconoscono. Nta mwanya wo babona kuko ntibamenyekana, kuko baba batazwi, baba ari ahantu batazwi. Allora io dico a Dio grazie a tutti che mi vedete, ciao. Ndavuze ngo nshimiye abambona mwese kandi mbasezeho murakoze. Kuba ngo nshimiye abambona mwese kandi mbasezeho murakoze, subiramo. Nshimiye abambonaho kandi uko warubivuze. Grazie a tutti la gente che mi vedete a questa televisione, dico grazie a voi tutti, ciao. None turebe manwe Igitaliyani cyawe hari umusaruro cyakumariye nyuma yo kukimenya? Umusaruro
cyatumye mpura n'inshuti nyinshi, gituma mbasha no kubaka urugo, ko byanga bikunda nicyo cyabiteye. Yego, kugeza n'uyu munsi kandi mbonye aho twahura twakivugana nta kibazo nagira, ubwo bituma nyine mbona inshuti. None tubwire nkamwe mu mahirwe wabonye kubera kumenya Igitaliyani. Mu mahirwe nabonye, niyo mpereyeho nabashije kubaka urugo, ngira umuryango. Cyaguhaye akazi se? Ndumva ariyo mahirwe nabonye. Oya, nta kazi nabonye, ntako. Ntako, kuko nakubwiye ko ibyo nabashije kugeraho mu kwiga nka mu Rwanda ntago bishoboka, ntago nabishobora. Ariko nyine uburyo nge nabivugagamo, hari nko kuba ukoresha ururimi abantu bakakwishyura bitewe n'uko uruzi rukakubyarira amahirwe y'akazi. Hari amahirwe y'akazi kigeze kikubyarira? Ntayo, kuko nta bantu nabashije kubona, nkuko nanabivuze muri urwo rurimi ko hari abantu benshi bafite ibibazo ariko ntibabashe kugerwaho. Nanjye ni muri urwo rwego hantuye kugira ngo umuntu tukivugana cyangwa muwampa ako kazi k'Igitaliyani ni ikibazo gikomeye. Ugira umuryango ungana iki? Mfite abana 4, mfite n'umudamu nuko yantaye akigendera. Mfite umuryango w'abana 4. Reka tujye kuri icyo kintu. Wari ufite umugore araguta kubera iki? Byagenze biti? Kuva nashakana nawe nahuye n'ibibazo bijyanye n'imitungo, mbona ko kenshi nta rukundo rwari rurimo. Urebye byari nk'imitungo yikurikiranye, cyanjye byose bipfusha ubusa birarangira. Nabanje no gutura buriya mu mujyi wa Muhanga, niho namushakiye nkorerayo ducuruza, ariko bigenda bihomba, ngerageza biranga. Ubwo nibwo nafashe umwanzuro wo kuza gutura aha ngaha, njya mu bworozi, nabwo biranga birahomba. Bigera rero ubwo kumya kumfata nabi, byambereye birebire. Ubwo byaje kurangira rero mbibwiye ubuyobozi baragerageza ariko biranga. Naje kubasaba ko nawe wenda muhaye nk'amahoro, wenda akaba yarera nk'abana ubwo bari batoya, nisangira mama wacu ngo abamfasha. Wenda ndabonye bigenze bityo, yafashe amatungo, afata ibintu byanjye byose aragurisha, arangije arigendera, afata abana. Rero nibwo bambwiye ikibazo cyabo, ndaza nsanga ibintu byose byaragurishijwe, nta kintu kiri aha. Ubwo narongeye ndafonda nyine bundi bushya, ndagerageza nita ku bana kugeza kuri uyu munsi, n'ubwo buzima tubayeho. Ubana n'abana bawe 4? N'abana 4. Umugore yaragutaye? Yego. Ubu nta n'akanunu kiwahana? Arazerera gutyo mu masantere, gusa leta baje kumufata baramufunga, bamufunze umwaka n'igice. Ubundi nibwo yafunguwe, ariko nabwo nyine nuko azerera. Reka turebe muri background yawe. Kuko wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, wubatse urugo ruranga, kugeza ubwo umugore agutanya abana, ubana nabo, imvano uvuga ko ari imitungo. Icyo kibazo kugira ngo kirinde gikora kiremera kigeraho, ubuzima bwari bumeze bute? Ubwo namaze kubona ko ibibazo bivuka, nyine nakubwiye ko nahereye mu mujyi wa Muhanga ariho ncururiza, ko umuterankunga ari wamfashije kubaka urugo, yampaye n'intangiro byanga bikunda. Twatangiriye i Muhanga rero turacuruza, akukirangoye nagisubire muri etajeri, nkibaza impamvu ese bimeze bite, birahomba. Mbese ubwo ibyanjye byose birangiriraho. Nibwo naje gutura aha ngaha, ako mpageze nabwo njya mu bworozi bw'amatungo, nahereye ku nka, biranga, bimbana ibibazo birebire. Ubwo naje kujya niyumbaza n'ubuyobozi, ariko nza guhura n'ikibazo buriya nibwo mu ntonguye bwose, ntabwo numvaga ko byakagombye kugenda gutya. Naje guhura n'ikibazo rero cy'umukuru w'umudugudu, nsanga ko yarafitanye ubucuti bukomeye n'umugore wanjye, nyina wansenya ahanini. Umugore yarimujyanaga bakarara iyo ngiyo, akajya mu gitondo akamuherekeza akamuzana aha ngaha.
abwira abaturage ati ninjire mu rugo. Ubwo naje gufata n'umwanzuro wo kwigendera kubera agahinda k'ibyo ngibyo. Maze kugenda rero bimwe mu byanjye n'umukuru w'umudugudu arabifite, naramureze turaburana mu kagari ku murenge, hari n'umuyobozi waje w'akarere ariko bampindura bonyine namwakaga ibyanjye. Uwuhe muyobozi w'akarere? Umugabo yitwaga Karamage, sinzi niba akihaba. Uwo umukuru w'umudugudu ni hano nyine? Ni hano turi. Ubwo bampindura gutyo nyine bisa n'ibihagarara, njya kuri RIB, nibwo nisonze ko bamshakishiriza uwo mugore bakamufata, baramufashe baramufunga, hakubwa ibyanjye bihera gutyo mu nzira. Imvano yo kumufunga yabaye iki? Yabaye kumuza ku nkeke, iba guta urugo no gukoresha umutungo nabi. Navutse nsanga nta maboko mfite, nuko navutse. Yego, navukiye muri Kamonyi niyo iwacu, ariko nza kurerwa no kwa sogokuru muri Muhanga, niho narerewe. Ubwo ubuzima bwanjye nabusanze nibera muri Muhanga kwa sogokuru ubyara mama, ni naho nize, mbega ubwenge bwose naho nabukuye. Ababyeyi bawe ntabuzi? Ababyeyi ndabazi, bariho. Bariho? Yego. Uracyabafite? Bariho. Kubera iki bakujyanye kwa sogokuru wawe? Ni byandi by'imiryango nyine, ubwo byo kudahabwa agaciro nk'umwana ufite ubumuga. Mu by'ukuri njye mba narapfuye, ntabwo mba ndiho. Ariko sogokuru yanyitayeho, nuko nabayeho. Noneho Emmanuel, wagize n'ikindi kibazo cyo kwangwa n'ababyeyi? Niko bimeze. Byagenze gute ibye n'ababyeyi? Ntabwo mbizi, ubwo ntabwo nabyinjiramo cyane. Ako naje gusanga mbana na sogokuru na nyogokuru, nibo bandeze ubuzima bwanjye bwose. Ubu ntabwo uvugana n'ababyeyi bawe? Ntabwo tuvugana rwose, ntawe nkubeshye. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 40. 40? Abavukanyi barahari nabo. Bangahe? 8. Bose mubana mute? Bagufasha iki? Nta kintu bamfasha, ntawe ngeraho, kuko bangeraho n'ibyo bibazo ntabwo nakabigize. Ntabwo nakagize ibibazo, mfite umuryango, ariko mu by'ukuri ndibana, nta muryango yitaho ntawe. Urakoze. Murakoze nawe.